ubu dufite abamama umwana w'umusore azana umufiyanse we mu rugo akimugeza mu rugo nyina agahita amushushubikana nta kintu bapfuye ubwo wenda ararebye ngo ya mazuru yacu birwa birebera ko ararebye na bya bindi byose birwa akamushushubikana umwana bamaranye n'umwana imyaka 2 bakundana 3 yaririnze nigeze ajya mu busambanyi yarabonye kuri uwo mukobwa ashobora kuvamo umugore muzima yaramurambagije we ni wari uhari urirukana umuntu ngo nuko bikundaniye ngo nuko ngo utamushaka. Please mukure muve mu kwivanga mu buzima bw'abantu, muve mu kwivanga mu buzima bw'abantu. Ibyo bintu byo kubona abantu umuntu yikundana na mugenzi we ngo naratangaye ngo dufite impungenge ngo ko azamwiba ngo papa Charlene ngo aziba ngo uyu mugore ngo ntago ari fieri we, mwagumanye urugo rwanyu namwiba azamwibe. Si umuntu mukuru uzi kwifatira decision nyinshi zigenda zisenyuka cyangwa se zifitanye amatiku biturutse ku bavyeyi banga kurekura abana babo ngo babahe rugari nabo bubaka imiryango yabo. Mwabavyeyi imwe mwabavandimwe ugasanga umuntu wenda n'urugero bakuze ari imfubyi mukuru wabo kubera ko yakuze abarera naho bamariye kubakira urugo akumva yajya gutwara urugo rwabo, uburyo bakoresha amafaranga, uburyo baba mu buzima, imibero yabo, donc akababuza amahwemo n'imitekerereze yo kuba nabo babwabo batekereza. Ariko mwubaha abantu nibo umuntu yamaze kugera ku myaka y'ubukure, ku myaka yagera ku gashinga urugo, mubahe uburenganzira bubaka urugo kuko nta rugo rumera nk'urundi. Niba uri umuvandimwe wa Robert ukaba ushaka kubaka ko umuntu yubaka urugo rumeze nk'urwawe, ngewe umugabo wawe cyangwa se umugore wawe afite imitekerereze n'iby'uwanjye ntibihuye, reka da. Abantu mubahe uburenganzira, mubemere n'amahitamo yabo. Dore ubu noneho nko mu Rwanda dufite ikibazo cy'amoko, ari abanyamoko baza umuntu akanga gushyingira umuntu ngo uriya ngo ngiye ko sinamushyingira ngo ntago ari uwo mu bwoko bwacu. Ibyo bintu mubikizwe n'umwanda. Reka ngusubize kandi nguhe ikaze nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngewe ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi. Ubwo nawe utarayikora ndakwinginze yikoreye kugira ngo ujye udukurikira uko bwije nuko bukeye. Iki kiganiro cyitwa Family Talk, ni ikiganiro tuganira twubaka umuryango kugira ngo umuryango ukomeze gukomera. Hanyuma turaza kwifashisha inkuru ya Papa Charlene. Murabizi ko ejo twari twayikozeho, mwabonye ko hari umuryango waje uvuga yuko cyangwa se utabaza RIB uvuga yuko hari umurumuna w'umugabo w'uyu mugore batwaye bashinza Papa Charlene ko ari wamutwaye. Hanyuma nari nababwiye yuko iyi nkuru ngo nta kintu kirimo, ariko naje gutekereza asanga iyi nkuru ahubwo irakomeye, ifite ikintu yatwigisha nk'umuryango. Uti ikintu yatwigisha ni iki? Nikanzemo maze kumenya ko uyu umugabo wavuye muri Canada akazi naha ari umupasiteri. Cyo ni icyambere. Ntekereza ni gute twisanze ahantu abapasiteri bari abantu bo kubahwa bakaba ari abantu bacitse amazi mu isi yose. Hari ikintu cyabaye gidasanzwe cy'abantu bambaye ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako. Bwashize twaganiriye ku ishusho, tubabwira ko ishusho ari ikintu gikomeye ariko imbaraga ziruta ishusho. Abantu benshi rero bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ikindi numva shaka ko tuganira turenga imbibi z'ibyo twumvishije byararangiye, inkuru mwarayumvishije. Ahubwo hari ikintu nshaka ko tuganira kiba muri societe yacu nyarwanda. Abantu kugeza izi saha ntago barakira, barumva ko umuntu akura, yamara gukura akagera ku rwego yifatira imyanzuro. Bivugiye iki? Ubu dufite ikibazo gikomeye muri societe, ababyeyi b'abamama abyara umwana agashaka kubaho amutwara, amukontorora, amutegeka, amugenera ibyo yagakoze, bikanarenga n'ababyeyi b'abamama n'abapapa bikabuko, bikarenga n'imbibi z'abapapa bikaba n'abavandimwe. Umuntu akabaho yumva ko akwiye kureberera umuntu kandi umuntu yamaze kurenga imyaka y'ubukure. Amategeko amwemerera kuba yafata decision ze. Hanyuma ibi bintu biragenda bikinjira bikajya no mu rukundo. Umuntu ari kwiga secondaire ageze mu mwaka wa 5 wa 6, uramwemera ko ari umuntu ukuze, arakuzana amanota ukabona ko ari umuhanga gwati umwana wangeze ubwenge. Ariko yagera mu rwego rwo gufata decision y'urukundo, umuntu yakunze utisi mu mushaka, umuntu ashaka kubana nawe si mu mushaka. Wenda uyu wewe kwa Claude we ni na mukuru pe, narababwiye ngo afite umwuzukuru, numvishe n'umwana we ari kuvuga ati ngiye nishimiye ko mama yashaka akibonera umugabo. Tureke imbibi z'aba bavandimwe batishimiye yuko yakuba ku rugo, kuko twamenye amakuru yuko bari bafite impungenge
zo kuba basigarana ababana n'iki, harimo amatiku menshi, ariko ikintu nshaka ko tuganiraho uyu munsi ni icy'abavandimwe, inshuti, ababyeyi babaho, akumva yareberera umuntu, akumva yamutwara, akumva ko uwo muntu atakuze. ubu uzi ko hari ingo nyinshi zigenda zisenyuka cyangwa se zifitanye amatiku biturutse ku babyeyi banga kurekura abana babo ngo babahe rugari nabo bubake imiryango yabo. Mwababyeyi mwe, mwabavandimwe, ugasanga umuntu wenda n'urugero bakuze ari imfubyi, mukuru wabo kubera ko yakuze abarera, naho bamariye kubakira urugo akumva yajya gutwara urugo rwabo, uburyo bakoresha amafaranga, uburyo baba mu buzima, imibereho yabo, donc akababuza amahwemo n'imitekerereze yo kuba nabo ubwabo batekereza. Ariko mwubaha abantu, niba umuntu yamaze kugera ku myaka y'ubukure, ku myaka yagera kuko gashinga urugo, mubahe uburenganzira bubaka urugo, kuko nta rugo rumera nk'urundi. Niba uri umuvandimwe wa Robert ukaba ushaka kubaka ko umuntu yubaka urugo rumeze nk'urwawe, ngewe umugabo wawe cyangwa se umugore wawe afite imitekerereze n'iby'uwanjye ntibihuye, reka da. Abantu mubahe uburenganzira, mubemere n'amahitamo yabo. Dore ubu noneho nko mu Rwanda dufite ikibazo cy'amoko. Ari abanyamoko baza, umuntu akanga gushyingira umuntu ngo uriya ngo ngiye ngo sinamushyingira ngo ntago ari uwo mu bwoko bwacu. Ibyo bintu mubikizwe n'umwanda, yaba mu mwuka no mu bugingo no mu buzima busanzwe. Reka abantu bikundanire, reka abantu bibereho. Ibi n'ubundi ibi bintu by'amoko n'iki byose ni iby'abazungu bagiye batubibamo baza kuduteranya nk'abanyarwanda. Abanyarwanda turi bamwe, duhuje umuco, duhuje akamo, duhuje gakondo, turi bamwe. Ariko ugasanga umuntu ngo ya ngura muntu ngo ntabwo tuzamushyingira, uranga kumushyingira. Abana bikundaniye udahari, bariteretaniye, baremeranwa, barara amajoro bateretana, wowe ubimenye none ahangaha. Can you imagine? By the way, rero ikintu numva nabwira abantu, ababyeyi, abavandimwe, mureke abantu bakure bafate decision zabo. No ku mitungo, uyu munsi ubu dufite ikibazo cy'abantu, umuntu aratekereza agakura akarangiza secondaire akarangiza kaminuza, yajya gufata decision ku mutungo, ku mugabane wabo bamuhaye, ngo arebe ikintu yakora, ngo uyu mugabane ngo ntiwemerewe kuwukoraho, ngo utazajya ngo kuwangiza. Nawangiza ibyo biramureba ko ari uwe. Umuntu ugasanga umubujije amahwemo n'amahirwe mu buzima, kandi wenda agaproje yari yakoze kari kumufasha kakaba kamuvana ku rwego kakagongeza ku rundi, ngo ngiye ngo murumuna wanjye ngo urabizi ko uri umunyantegeje mu bitekerezo. Ndabizi ko hari abantu babaho no gutekereza nabwo bibagora, ariko nabo mububahe, mubumve ibitekerezo. Burya umuntu niyo wamwita ngo afite ubwenge buke, utazi ubwenge ashima ubwe. Mworiente, umuhe orientation, unarebe n'Imana afite ari umugayidingamo, ariko umureka yinoze. Kuko buriya amakosa dukora anaba n'ibyigisho by'ejo hazaza. Mwari mubizi, mistakes ni imbaraga z'ahazaza. Umuntu niba ari akagabane kakakamira, akagera hahandi atangiye gutekereza ko n'ahandi azajya kubaza, bimutera kutajya gutekereza agakora, kandi akaba yakiteza imbere. Babiri banga yese baturiye cyangwa bafashe amahirwe ya mbere bakayapfusha ubusa, ariko uyu munsi bakaba barakoze bagakomera. Abantu mubahe rugari, niba ari abantu bikundane mubareke bibanire, niba ari abantu bashaka kugira ibitekerezo n'imishinga runaka mureke bayikore, mwere kwinjira mu buzima bw'abandi, namwe nta winjira mu bwanyu. Ubwo rwose icyo kintu cyo mukimenye, mureke abantu bisanzure. Ugasanga umuntu n'umubyeyi, ugasanga umuntu w'umumama decision zose ngo yo noneho n'umuntu akagera bikaba ngombwa akabangamira nk'umugore we, ngo urumva ngo nta kintu nakora ngo mama wanjye ngo atabinyemereye. Mama wawe atabikwemereye, warabaye umugabo? Mama wawe se niwe ukugira mu cyumba, niwe ukugira mu gitanda? Ngo urumva ngo ngiye ngo mukuru wanjye. Mukuru wawe iki? Fata decision nk'umuntu w'umugore, fata decision nk'umuntu w'umugabo. Niba ari projet uyipratique, bizagenda neza, Imana izashyigikira ibitekerezo byawe. Nese nugumya kuba mu bitekerezo bya mukuru wawe, kandi mukuru wawe cyangwa se mama wawe cyangwa so mama wawe bagarukira kuri level z'imitekerereze, isi igenda upgrading, igenda yevaluating, donc yevoriwa. None se niba uyu munsi ababyeyi banyu baratekerezaga bingana n'imitekerereze yahashize, gucyo ushaka kugenda mu bitekerezo biransi, mugisha inama nk'umuntu ufite ubumenyi n'ubunararibonye, uhuza ubunararibonye ariko ubuhuze naho isi igeze. Ubuze uzajya kubwira ngo mama kurumva ngo kugira ngo ufungure chaîne ya YouTube ngo nzamanza mbaze mama, genda umubaza guhesha umugisha, ariko uzuyikore ni wowe uzamenya uko bayicreate. Abantu mwaguke mukure, muve muri ingerance z'ubuzima. Ikindi cya kabiri, uyu munsi rwose tureke gutokora udututsi turi mu majisho y'abantu,
twabigize umwuga, umuntu arata imigogo iri mu jisho rye agahita aza gutokora agatotsi karimo. Tubireke. Nta muntu udakosa, nta muntu utagira amafuti. No one can be angel. Even n'aba angels Imana ibabonamo amafuti. Buri muntu agira akaboko k'iburyo akagira n'akaboko k'ibumoso. Niyo mpamvu Imana yabonye ko umuntu kubaho wenyine uburyo bushobora kumubera amafuti, ishyiraho umuntu w'umufasha kugira ngo aya maboko mufatane ibiganza niba uri kumwe n'umugore wawe cyangwa n'umusheri wawe, murebe ko amaboko yanyu adahura, aho ufite intege nkeya akaba ari undi afite imbaraga. Ko kitozo sinkunda kukabaha. Rero umuntu yubahe mugenzi, umugore n'umugabo, abantu mu burenganzira abana niba bubatse imiryango babashe gukontorora imiryango yabo, mubagira inama ariko mutabatwara. Ngo yanga ibi ngo nimubyemere, ngo ibi ntago mwemereye kubikora, ngo nubikora ngo ndakuvumye ngo nge ndiso. Kwacina na Yesu. Uravuma umuntu umubuza amahwemo. Ubu dufite n'abagabo cyangwa abagore nabo babangamira abo bashakanye nabo. Umugabo azanye igitekerezo akikizana nurana cyumba neza ngo toka. Kwacina na Yesu. Urabuza umugabo gutekereza ko umugabo Imana yamuhaye imbaraga zo gutekereza hazaza, umugore ikamuha imbaraga z'ubudahangarwa zo gukora ibimukikije akabikora neza. Wamwubashye wa mugabo we ukareka umugore agakora ibintu byawo mu rugo ko wabireba neza. Wa mugore wakubashye umugabo wawe niba ari umushinga azanye ukawushyigikira ukawusapotinga, ariko udahise umukasa ngo uhite ngo no. Ubu dufite abagabo benshi basenye ingo biturutse ku bagore. Umugabo apfa kuzana igitekerezo ngo icyo ngo ngenda cyanze ngo uzanibeshye ngo ugikore, ngo umenye ko ngo noneho ngo uyu munsi ngo twanahawe ngo n'uburenganzira ngo ari natwe. Kwacina na Yesu. Gasanga umugore azanye igitekerezo ngo yango ngo nakeza k'abagore ngo usanga abantu bageneralize ngo abagore bose ngo ni bamwe, ngo ibitekerezo y'abagore ibitekerezo y'abagore bose ni bamwe. Ntabwo abagore bose batekereza kimwe. Hari abagore b'abanyabwenge b'abanyembaraga bakomeye mu mitekerereze, ushobora guha umushinga akawugezaho amahoro. Abagabo bose umugabo ngo ni umwana wundi, ntabwo ni umwana wundi. Ntabwo abagabo bose ari abagomyi. Mwigeneraliza. Niba umugabo wawe yarakubereye umugome, ntabwo Robert ari umugome. Niba Robert yarabereye umugore w'umugome, ntabwo wowe udukurikiye umugabo wawe ari umugome. Hari abantu bafite abagabo beza by the way. Ufite abagabo b'abaromantike bazi gutetesha, bazi gukunda, bazi gushyigikira ibitekerezo by'abagore babo. Ubu dufite abagore b'abana beza bagira amasuku, bari abantu donc bakomeye. Hari abagore bashyigikira abagabo babo mu bikorwa byabo, babasapotinga. Ntabwo abagore bose ari bamwe. Niba wowe yarakunaniye ntabwo uwacu yatunaniye. Please. Ariko hari noneho n'abantu baba mu buzima bw'ibikomere. None ibikomere by'umuryango akajya kubitura abavandimwe. Donc ukazanga umuntu ari mu bikomere mu rwego rwo kwivura akajya kwivurira ku bavandimwe. Urabashaka iki niba warashatse ngo urugo rwawe rukaba rutameze neza, waretse muri umuntu wakiyubakira, waretse umuvandimwe wakiyubakira. Niba warashatse, niba uri umubyeyi ukaba warashatse nabi, wowe akaba yaragize amahirwe akibonera umugabo, wabaretse abana bakiyubakira. Ni ngombwa ngo abana ngo babeho. Ubu dufite n'abagabo bagira imico. Umugore ngo utamukoze mu matwi ngo aragusuzugura. Ntabwo abagore bose basuzugura. Abagore bose ntabwo bubaha uko bakubiswa. Ugiye ngo nta mugore uzanegeka, cyangwa umuntu yikakaje igizaba ngo nta mugore uzanegeka, atagutegeka se atagutwara. Muzuzuzanye mwubahane ureke ko bitagenda neza. Ni isi yacu. Abagabo bazi ubwenge nabemera ibitekerezo by'abagore bakabayobora. Nganga ko kuyobora urebe. Nuko dufite igihugu cyiza. Hari amakuru numvishe ko hari igihugu iyo umugabo yibeshya akavuga ku mugore, nuko ugenda bagakunja bagahinarika aza byarangiye. Na ubu atakiri umugabo byararangiye, kubitwa neza bakabafunga. Amahire wenda nuko iwacu tukigendera ku mategeko. None se ubwo ngaho muvuge ngo ndigabo, urebe kutagira bakaguhinarika ukaza uri indembe. Sibyo? Ariko natwe iwacu barabahana. Umugabo akubise umugore baramuhana, barabafunga. Rero ne data, ubu dufite abamama, umwana w'umusore azana umufiyanse we mu rugo, akimugeza mu rugo nyina agahita amushushubikana, nta kintu bapfuye. Ubwo wenda ararebye ngo ya mazuru yacu bitwa birebera, kararebye na byandi byose bitwa akamushushubikana. Umwana bamaranye n'umwana imyaka 2 bakundana 3, yaririnze nigeze ajya mu busambanyi, yarabonye kuri uwo mukobwa ashobora kuvamo umugore muzima, yaramurambagije we ni wari uhari, urirukana umuntu ngo nuko bikundaniye, ngo nuko ngo utamushaka.
please mukure muve mu kwivanga mu buzima bw'abantu, muve mu kwivanga mu buzima bw'abantu. Ibyo bintu byo kubona abantu umuntu yikundana na mugenzi we ngo naratangaye ngo dufite impungenge ngo ko azamwiba ngo papa Sharene ngo aziba ngo uyu mugore ngo ntago ari fiyeri we. Mwagumanye urugo rwanyu namwiba azamwibe. Si umuntu mukuru uzi kwifatira decision ngo yarababeshye ngo afite ubukwe. Umuntu w'umugabo w'umupasiteri agahaguruka akava muri Amerika mu butiriganye. Ubundi umupasiteri yabaga ari umuntu uzi gutwara neza abo mu rugo rwe. Pawulo abimika niko yababwiraga, batagira amaguyi n'amajune n'iki n'amanyanga. Pasiteri ajya mu manyanga y'abagore ati abavandimwe bakamushuka nawe agahita avuga ati nyibutsa agastori numvishije karanteta ngo padiri yahamagaye abagabo bose avuga ati mwabagabo mwe muze hano baraje. Avuga ati mugende mwicare muri iyi mirongo, abantu b'inganzwa mwicara, abatari inganzwa mwicara ahangaha. Mwakibivuga umugore anusha umugore avuga turibeshe kwicara mu bagabo b'inganzwa urambona. Padiri agiye kubona abagabo bose bicaye mu nganzwa, nkabona umugabo umwe wenyine niwe wicaye mu batari inganzwa. Aratangara avuga ati duha ubuhamya ukuntu wabashije gutsinda icyananiye abandi. Kubera ko kwa padiri ngo batabeshyaga, umugabo aragateye ati mbabwize ukuri ati ngiye kuba nicaye hano n'umugore wanjye umbwiye ngo mpicare, ngambwiye ngo ninibeshya nkajya kwicara mu nganzwa ngo ndamubona. Rero dukwiye gukura abantu tukareka ubuzima bw'abantu. Umuntu icyo dusabwa, niba turi abashumba, niba turi abapasiteri, dusabwe kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, tukababwira amahame mu bwami bw'Imana. Uwemeye nk'uko ijambo ry'Imana riva tukamubatiza agakizwa, ubyanze akazategereza umuriro w'iteka. N'ubundi ijambo ry'Imana banga abanyabyaha baravuka bakabeshya bakiyobagiza. Reka nsoze ikiganiro cyanjye. Ndagisoza gute rero, cyangwa se nagisoza gutya? Wa muntu we ubaha uburenganzira bwawe, wowe n'ubw'abandi. Aho ubwawe butangiriye nibwo n'ubwundi bugize gute buri gusoreza. Ubaha umuvandimwe wawe, ubaha mukuru wawe, ubaha murumuna wawe, ubaha abana bawe, ubaha ababyeyi bawe, kugira ngo tugire igihugu cyiza cyubakitse neza gifite umuryango umeze neza. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo rero bibarinde. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom shalom, mwakoze kubana natwe.